kandi wasobanukiwe ngo iki nicyo gihe cyanjye cyo guseka. Ndumva Imana ibwira ngo Imana irakugendereye muri iki gihe, Imana igendereye itorero ryayo muri iki gihe, Imana igendereye igihugu muri iki gihe, Imana igendereye imiryango muri iki gihe. Hari ibyo Imana ije gukora. Kiri gihe cyo kugendererwa n'Imana, ni igihe cyo kubona Imana mu buzima bwawe uburyo utigeze kuyibona. Ni igihe cyo kumva Imana mu mibereho yawe mu buryo utigeze kuyumva. Ni igihe cyo kubona Imana mu byo ukora byose mu gihe utigeze kuyibona mu bindi bihe. Ibihe byatambutse wabonye abantu, hari n'ibintu urimo kubona muri iki gihe bikagucanga bikagushobera, ariko numva Imana ibwira ngo ugiye kuyibona. Haleluya! Ugiye kuyibona, ugiye kuyibona. Igiye guseruka uyibone mu buzima bwawe, igiye guseruka uyibone. Hari ibintu byari biri imbere yawe Imana igiye gukuraho, n'ibyatuma utabona Imana igiye kubikuraho, ibyatuma utabona imbaraga zayo igiye kubikuraho, kugira ngo ubone imbaraga zayo n'ukuboko kwayo. Ibyatuma utishima, ibyo byari bisengereje ubuzima bwawe, hari ibintu Imana igiye gukuraho muri iki gihe. Hari ibintu Imana ije gukuraho ku buzima bwawe muri iki gihe. Urakoze Mana kubwira ijambo ry'ubuhanuzi. Ngiye kuvuga kuri ibihe bitatu. Igihe cya mbere ni igihe wabayeho utagaragara, uriho mu bitekerezo by'Imana. Igihe cya kabiri ni igihe uriho muri ubu buzima. Igihe cya gatatu ni igihe uzaba utakiriho muri ubu buzima, ariko uriho mu bundi buzima. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ko duhaye umunsi mwiza ukomeye umugisha, umunsi utangaje yaturemeye. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana iboneka mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 3, aho tugiye gusoma guhera ku murongo waho wa mbere tukageza ku murongo wa 15. Umubwiriza ni igitabo kiri mu bitabo 5 bya Salomo. Ni kuri page cyangwa urupapuro rwa 649. Bahageze dusome ubwiriza igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 15. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriye munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Nabonye umuruho Imana yahaye abantu ngo barushywe nawo. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze, uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Nzi yuko ari nta cyiza kiriho kibarutira kunezerwa
no gukora neza igihe bakiriho cyose, kandi ko umuntu wese akwiriye kurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose, kuko nabyo ari ubuntu bw'Imana. Nzi yuko icyo Imana ikora cyose kizahoraho iteka ryose, ntibishoboka kucyongeraho cyangwa kukigabanyaho, kandi Imana yakiremeye kugira ngo abantu bayubahe. Kiriho cyahozeho na kera, kandi ikizabaho cyahozeho uhereye kera, kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri iri jambo dusomye hano, rifite intego cyangwa umutwe uvuga ngo iki ni igihe cyawe. Aha dusomye mu mubwiriza ni igitabo cy'umukozi w'Imana witwa Salomo, umuhungu wa Dawidi. Salomo uyu afite amateka menshi cyane akomeye, ariko mu bitangaje bye nuko ari we muntu w'umuhanga wabayeho ku isi wa mbere, kuko yahawe ubwenge n'Imana, ari umwami cyangwa se umuyobozi abandi bantu batigeze bagira. Niwe muntu wasabye Imana ubwenge irabumuha, imaze kumuha akumva ibyo abantu batumva, akamenya ibyo batamenya, akabona ibyo batabona. Niwe muntu wabayeho wumvisha amajwi y'inyoni zivuga akumva icyo zivuga. Niwe muntu wabayeho wumvishe amajwi y'ibiguruka y'ibintu byose bigenza amaguru bivuga akamenya icyo bivuga. Bivuze ko yari afite ubwenge budasanzwe. Niwe muntu waciye imigani abandi banditsi bose bataciye. Niwe muntu wavuze amagambo y'ubwenge ahambaye kandi ahanitse, yitwa Salomo. Ndimo mbabwira, ageze no muri iki gitabo cy'umubwiriza avuga iri jambo twasomye hano ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ibaze ko yari umwami, ntiyavuga ngo njyewe ngenera ikintu cyose igihe cyacyo, ahubwo aravuga ngo Imana yonyine niyo igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Reka tuyikomere amashyi yo Mana. Haleluya. Gahunda yayo iratangaje. Ikintu cyose kiriho n'ikizaba byose bifite uko yabipanze, buri kintu cyose yagihaye igihe cyacyo. Niyo mpamvu yavuze iri jambo, aravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Avuga rero ibihe bitandukanye kandi binyuranye isi igenda icamo n'abantu bacamo. Ibyo twabisomye abivugaho ibyo bihe, arabatara igihe cyo kurira, igihe cyo guseka. Avuga ibyo bihe bya bindi nawe ubamo, burya birya bintu bamuhoramo buri gihe, burya byose bigenwa n'igihe kandi bifite igihe cyabyo. Ibaze ko utajya ubihindura, ariko birihinduranya bitewe n'igihe. Igihe kiratangaje. Haleluya. Igihe gishobora kuzana ibintu utigeze ubona. Igihe gishobora guhindura ibintu. Igihe gishobora gutuma ubona ibyo utabonye, ukumva ibyo utumvishe. Igihe gishobora gutuma ubaho utabaye. Igihe gishobora kugushyira ahantu hadasanzwe heza, cyangwa se igihe kikajyana umuntu ahantu habi. Icyo ni igihe. Ko niba ari igihe cyo guseka rero n'icyo kurira, nk'uko umubwiriza yabivuze. Ikindi yavuze muri iri jambo, yavuze ko nta kintu na kimwe kiriho kitabayeho, kandi n'ikizaza nacyo, cyaba kizaza cyaba uyu munsi abantu batagitekereza, ariko nuko ngo kizaza muri cya gihe cyacyo, cyangwa se cya gihe cy'Imana. Mu mpamvu zateye Salomo gutekereza cyangwa se kubwira abantu ku gihe, uyu mugabo yari amaze kubwira abantu ibintu byinshi. Ya migani twavugaga, murabizi ko iki gitabo turimo gusoma cyangwa dusomye hano cy'umubwiriza gisozwa n'igitabo bita indirimbo za Salomo.
nuko ngo amaze kuvuga ibintu byose byinshi yararirimbye. Ziriya ndirimbo za Salomo zibamo imigani, zibamo amagambo y'ubwenge. Abantu b'abahanga ku isi nibo bantu bashobora kwigisha igitabo cy'indirimbo za Salomo cyangwa kukibwiriza. Ariyo mpamvu ushobora gusanga n'umwaka ushobora gushira baguhaye kubwiriza buri munsi, ariko ukazarangira utabwirije ku gitabo cy'indirimbo za Salomo, kuko kibamo amagambo menshi cyane agiye ajimije. Uko yagiye aririmba akavuga ngo umukunzi wanjye ngo ameze gutyo, ukibaza uwo mukunzi ninde. Ariko turashimira Imana ko abigisha dufite hano ndetse n'abazigisha ejo hazaza muzashobora kwigisha icyo gitabo navugaga cy'indirimbo za Salomo, kubera ko kirimo ubuhanga, ariko ni ubuhanga Imana yahaye abana bayo kugira ngo babuhishurirwe kandi babumenye. Haleluya. Rero avugira ijambo hano muri iki gitabo rijyanye n'igihe, kugira ngo abantu bose bariho bamenye ko no kubaho ni mu gihe. Hari ibihe bitatu umuntu abamo, azi cyangwa atazi. Ibi bihe bitatu, igihe cya mbere ushobora kubamo nk'umuntu ni igihe ubaho isi itakubona, ubaho utagaragara. Icyo tujya tuvuga ngo cyagiye ntarabaho ntaraboneka narindiho, ariko wari urihe? Narindi mu bitekerezo by'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Atutarakubona, mama watarasama inda yawe burya wari uriho, utaravuka wari uriho, ariko wari urihe? Wari uri muri wa mugambi w'Imana. Nuko ngo icyo ni igihe wabayeho uriho ariko utagaragara. Reka tuvuge ngo amina noneho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe cya kabiri ni igihe uriho ukaba uriho uri muri ubu buzima urimo. Kandi kuva uvutse wabayeho. Iyo tugiye mu irangamimerere risanzwe tubona ko igihe umuntu abayeho ni ukuva ryari. Kuba bizi umuntu abaho kuva ryari? Bamwe ngo avutse, ariko reka dushimangire iki? Umuntu abaho kuva ku munsi mama we asamye inda ye, abaho kuva icyo gihe. Noneho icyo gihe umuntu atangira kubaho igihe mama we asamye inda, agatangira kubaho mu nda ya mama we, akahaba y'amezi 9. Ariko twibukiranye ko ari n'ababa mu nda za mama w'amezi 7 cyangwa 8 cyangwa ngahe, ariko bakabaho kubera hari Imana iba yavuze ngo nabeho. Haleluya. Ukabaho. Igihe cyo kuvuka cyagera, umwana akavuka, uwo wavutse ni wowe wicaye hano, ni wowe wumvira ijambo. Igihe kigeze uravuka, ubaho. Mu gihe wavukaga, ibyabaye byose cyangwa utaramenya ubwenge ni amateka wabayeho ariko utabayemo ngo uyamenye. Byibuze wari uriho, ariko ntiwashobora kumenya ibyabaye muri icyo gihe. Ubwo kandi ndashaka kubasobanura igihe umuntu aba ariho, ariko muri icyo gihe nubwo ariho atazi ibibaho, kugira ngo tugitandukanye n'igihe umuntu abaho azi ibiriho, azi ibikorwa, azi ibintu byose, ariko ntamenye agaciro k'igihe. Uko mutuvugana, reka nze mbabwire iki ngiki. Ku isi abantu bariho benshi cyane, ni abantu bake cyane mwashoboye gusobanukirwa agaciro k'igihe. Haleluya. Igihe Mana mu ijuru. Rero igihe uriho uyu munsi, uriho muri ubu buzima, ni igihe cyiza cyane, kuko ni igihe ureba ibiba, utekereza ibiba, wumva ibiba. Ndavuga ibintu, ibihe byose ubirimo ubibona, ubyumva, ubitekereza. Ariko niba hari ikintu kigorana muri iki gihe, ni bya bindi uhura nabyo, ibiteye ubwoba, ibigukanga, ibiguca intege, ibikunaniza, ibigusubiza inyuma, ibituma wongererwa imbaraga, ibituma ukomeza urugendo, ibintu byose ugahura nabyo muri icyo gihe.
mu gihe turimo cy'ubuzima hari ibintu utazabuza kubaho. Ibi Salomo yavuze hano, ibi bintu uzabibuza nubwo wagira ute bizaza, ibyiza ntuzabibuza nubwo wagira ute bizaza, ibyiza bize ku buzima bwawe bikugereho. Ariko kubera iki uriho ukaba utabuza ibyo kubaho? Hakaba hari ibintu utabuza kubaho. Murebe ukuntu umwana avuka agakura, akaba inkumi, akaba umusore, akaba umugabo, akaba umugore, nuko ejo agakura akagera noneho mu zabukuru. Handi abana mwajya bavuga ngo umuntu arashaje ariko umuntu nasaza agera mu zabukuru. Noneho hahandi ugeze muri ya myaka, hahandi ugeze mu zabukuru, ukajya wibuka amateka yawe na bwa buzima bwose, ukibuka ko hari igihe wari ufite imbaraga wirukanka, hari igihe wari ufite imbaraga ukora cyane, hari igihe wari ufite imbaraga uterura ibintu biremereye, hari igihe wari ufite imbaraga ukora ibintu bidasanzwe, hari igihe wari ufite imbaraga utekereza ibintu runaka ugahita ubikora. Noneho ukagera ahantu baye mukecuru na muzehe, umubiri wacitse intege. Reka nze mbabwire, hari ibintu utabuza kubera igihe. Mu gihe ugenda ukura, umubiri ugenda ucika imbaraga, ugenda ugira intege nke, kandi icyo gihe ntiwakibuza. Abantu bafite ubutunzi bwinshi ku isi ntabwo bigeze bahagarika gukura kw'imibiri yabo. Oya, babaye ba muzehe, ari uw'i Burayi yabaye muzehe nko muri Afurika, bose babaye ba muzehe. None iki imibiri ukuntu igenda icika intege, uko umubiri wagiye ukura ugwiza imbaraga, niko ugenda usoza ugira gute? Ucika intege, ugira intege. Umuntu rero iyo ageze aho ngaho umubiri ugira intege nke, atangira kuvuga ati wama za ntege za kera, wama za mbaraga za kera, mba ngiye kureba umwuzukuru wanjye, mba ngiye kureba umwana wanjye, mba ngiye kureba umubyeyi wanjye, mba ngiye aha, mba ngeze aha, mba nkoze ibi. Kandi icyo gihe abatekereza ntashobora kukigarura, ntibikunda. Kubaho rero mu gihe cyawe bifite umumaro ukomeye cyane. Buriya Imana mu bintu izatubaza, izakubaza ibintu wagombaga gukora muri icyo gihe cyawe utakoze. Wagombaga gukorera Imana iki muri 2022? Niki kirahari se? Urakizi se? Urakibuka se? Wakoze iki muri uwo mwaka? Nakoreye urugo, nkorera umuryango, nkorera itorero, nkorera igihugu, nkorera ibyo byose ni byiza, ariko wakoreye iki Imana muri ya myaka? Igihe uriho. Ikindi reka mvuge ku gihe cya gatatu. Igihe cya gatatu umuntu abamo ni igihe umuntu aba atakiriho muri ubu buzima. Cya gihe nshobora kuzaba ntakiriho muri ubu buzima, ariko kandi ndiho. Twavuze ngiye kuvuga kuri ibihe bitatu. Igihe cya mbere ni igihe wabayeho utagaragara, uriho mu bitekerezo by'Imana. Igihe cya kabiri ni igihe uriho muri ubu buzima. Igihe cya gatatu ni igihe uzaba utakiriho muri ubu buzima, ariko uriho mu bundi buzima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Impamvu twihanye, impamvu dusenga, impamvu dukorera Imana, nuko twizeye kubaho muri iki gihe cya gatatu. Kubaho tutari muri uyu mubiri, tutambaye uyu mubiri, tutariho muri ubu buzima, ariko turi mu bundi buzima, ubwo Bibiliya itubwira mu buzima bw'iteka cyangwa se mu bugingo buhoraho. Haleluya. Imana yatugiriye neza, iduha Kristo kugira ngo tuzabeho muri ubwo buzima. Twagira ubuntu n'Imana kugira ngo nituva muri bwa buzima turimo none, tuzashobore kubaho mu bundi buzima. Dusenga tugakorera Imana twitegura kuzaba muri bwa buzima bundi, ubwo dutegereje muri hanyuma y'ubu buzima. Ndashimira Imana yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo tuzabeho iteka ryose. Haleluya. Dushatse twanakomera Imana yaduhaye Yesu amashyi
tukavuga ngo Imana ishimwe cyane yaduhaye Yesu kugira ngo tuzabeho mu bundi buzima. Kandi icyo ni ikindi gihe tuzabamo, ariko kikaba igihe turimo kwitegura, kikaba igihe turimo gukorera Imana. Haleluya. Kikaba igihe dusenga, kikaba igihe dukora imirimo myiza, tuvuga ngo iyi mirimo nizaduherekeza, ibi bikorwa nibyo bizadufasha kubaho muri cya gihe. Icyo gihe cya gatatu ni igihe dutegura, dutekereza, kuko ntabwo ari igihe tuzaba mu bitunguranye. Ni igihe umuntu yitegura akiri muri cya gihe cy'ubuzima busanzwe bwo mu isi. Buriya niyo mpamvu iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, kubera ko hari umuntu wicara akavuga ati njyewe igihe nikigera nzakizwa, cyangwa igihe nikigera nzihana. Kubera iki? We aratekereza ku gihe arimo, ariko ntabwo arimo atekereza ngo iki gihe kindangiranye none byagenda gute ko hariho ikindi gihe cya gatatu, kandi iki gihe kugira ngo nkijyemo nzakigeremo. Nshobora kukigeramo nyiri mu byaha, nshobora kukijyamo nyiranuka. Bamwe raba yumva ko igihe ari ku isi afite igihe kinini cyane, azakora ibintu byinshi cyane, afite n'imishinga myinshi cyane. Ariko reka nze mbabwire ibi ngibi, hari abantu batashye bafite imishinga yo kuzubaka insengero zikomeye, bagiye batazubatse, ubu bararuhutse. Haleluya. Hari abantu bagiye bafite imishinga yo kuzubaka inganda zikomeye, bagiye batazubatse. Hari abantu bari bafite imishinga y'ibikorwa runaka bagombaga gukora, bagiye batabikoze. Ubuzima rero bwacu bwa none ntabwo bukwiriye kudushuka vuga ngo ubwo uri muzima uzahora uri muzima. Oya. Ubwo ukora uzahora ukora. Oya. Ubwo bimeze gutya bizahora gutya. Ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ndashaka kwigisha gucungana n'igihe. Mwari mwabona isaha y'urushinge? Mujya mubona ukuntu rugenda? Ruba rudonda ngo isegonda rimwe, ngo abiri, ngo atatu, ngo ane, atanu, atandatu. Niyo uhagaze igihe cyo kiba kigenda. Niyo wicaye igihe cyo ntabwo kijya cyicaye. Kugira ngo iriya saha y'urushinge agashinge gahagarara, ni iyibuye ryashize cyangwa niyo saha yapfuye. Ariko igihe cyako kaba kagenda, kaba gateye. Ni nk'igihe cy'umutima wawe. Umutima wawe nawe uba ugira utya kuri ya masegonda, ugira utya nawe ukora cyane. Wicaye umutima wawe ntiwicara, uryamye ntabwo uri buryame ngo umutima wawe usinzire, nguve ngo ubwo David yasinzire nanjye ngiye gusinzira. Wa mutima uraza kuba urimo gukora. Igihe ubwonko bwo businzire ngo buruhuke, wo urakomeza ugire gutya, kuko ni uri bufashe bwa bwonko gukomeza gukora. Hari ibintu bitajya bihagarara mu gihe, bikomeza gukora mu gihe runaka. Ariko twebwe nk'abantu dukwiriye guha agaciro igihe. Kubera iki? Kuko iyo twagihaye agaciro tukamenya n'ibyo tugomba gukora muri icyo gihe, niho tugera kuri byinshi byiza twakabaye tugeraho muri icyo gihe. Kandi iyo twirengagije igihe, cyo ntabwo, nibyo nabwiye, ntabwo cyicara n'ikiri buryame kiri bukomeze. Niho usanga duhora twicuza ibyo twagombaga gukora cya gihe. Reka mbabwire gatoya, jewe igihe kimwe nigeze panga ibintu ndi bukore, panga ibyo ndi bukore, ndabana ejo nzakora ibi, bukeye ndeka kubikora. Bane numva ninaniriwe, nzabikoresha. Ngo buke haba haje ibindi ngomba gukora, bya bindi nari gukora ubushize sinabikora. Ndabana ubu ndakora ibyo ngezeho uyu munsi, ndongera ndagerageza. Ndabana noneho nzagerageza ejo nkore biriya. Ubwo iminsi igenda yicuma, maze niko ibintu bigenda bimbana byinshi. Kubikora sindi ubishobore. Kubikora byaje gusoza naniwe kubikora. Noneho mbitega ikindi gihe. Bana ubu noneho ngiye kuzashaka icyumweru njye mbikora.
cyatsi cyumweru ngo mbikore muri cya cyumweru mbirangize nabyo birananira. Icyo naje gusoza mbonye nuko naje kwiyumvamo yuko nubundi nzava mu isi ibintu byose ntabirangije, ndavuga numva bintu ngiye kuba nkuretse, nzajya nkora ibyo nshoboye, ngiye kumera nkaho udahari, nkaho ntagombaga kugukora, nkwirengagiza, nirengagiza imirimo nagombaga gukora muri icyo gihe. Maze kubyirengagiza mu gihe gito cyane, mu mwaka umwe 2005 nza guhura n'ingaruka z'uko bya bindi nagombaga gukora cya gihe ntabikoze, ndicuza. Iyo mbimenya, igihe nagombaga gukora bya bindi mba narabikoze, igihe nagombaga gukora ka kazi nari kugakora, ndicuza. Byansigiriye somo, byansigiye ko mu gihe ntekereza gukora ibintu ngomba kugerageza ibishoboka byose, nkagerageza nkashyiramo imbaraga zishoboka paka mbikoze. Ikindi nanone, uretse no gukora ibintu no guhura na runaka, niba numva ko ngomba guhura nawe, ndagerageza muri bishoboka byose ndebe ko turi buhure, kuko icyo ni igihe cyo guhura kwanjye nawe, ntabwo ariko bizaba bimeze ejo. Ikintu cyose kigira iki igihe cyane. Shimwe cyane. Mu gihe cyo guseka, nushaka uzaseke, byuko useka, wirirwa useka, uraruseka, nushaka uko uzaba ubyumva rwose uzabikore gutyo, kuko uzaba uhaye agaciro cya gihe kandi wasobanukiwe ngo iki ni cyo gihe cyanjye cyo guseka. Guseka ntabwo bihoraho. Bemera ko bihoraho nibavuge ngo amen. Haleluya. Ariko reka nze mbabwire iki, guseka ntabwo bihoraho. Nkuko Salomo yavuze, guseka ntabwo bigize gute, ntibihoraho. Nubona wagize amahirwe bikore, wibagirwe no kurira warize ejo, nta kindi bizanagufashe no guca mu bindi bihe biba bizaza. Kandi uretse no guseka, no kurira ntibihoraho, nabyo ntabwo bihoraho. Ushobora kurira no kubabazwa cyane no kubabara cyane ukagira ngo bihoraho, ntabwo bihoraho. Ibyo ni ibihe byose turimo kugenda ducamo byo muri bwa buzima turimo, cyangwa se cyagiye turimo by'ubuzima bwa none bwo muri iyi si. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo ukore ibintu bikurikira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo wite ku buzima, ku gihe Imana yaguhaye kubaho. Igihe cyawe ugikoreshe neza, ugikoremo ibyiza, ugikoremo ibintu ukwiriye gukora muri cya gihe. Icya kabiri, ibintu udakwiriye gukora mu gihe ntuzabikore muri icyo gihe. Baha ingero zindi wenda zijyanye n'ibyo ngibyo. Tuvuge niba igihe urimo ari igihe cyawe, wenda reka nyite igihe cyawe cyo kunezerwa, irinde kukigira igihe cyawe cy'umubabaro. Wirinde ibindi bintu runaka bikizanamo agahinda, bikizanamo umubabaro. Ibaze nawe ku isabukuru yawe, ni umunsi uri bujye kuri YouTube cyangwa kuri amavideo ureba abantu barwana bagize gute, urimo urica gahunda. Cyari igihe cyawe cyo kunezerwa, cyo guseka, none utangiye kuri abaterana ingumi, abagira gute. Ibyo bintu kuri muvanga bite, urimo urivangira muri cyagihe. Igihe cy'ubusore bwawe, cy'ubukumi bwawe, cyo kuba umugabo uri umugore, urimo uragikoresha ute cyagihe cyawe. Menya ngo niba Imana igushize mu gihe cyagihe kibemo nk'umusore mwiza wubaha Imana, umukobwa mwiza wubaha Imana, umugabo mwiza wubaha Imana, umugore mwiza wubaha Imana, umuntu ukora ibyo Imana ishaka, nyuma y'ibyo arimo gukora akazigera mu ijuru. Haleluya. Cyagihe urimo gerageza kukirinda ibigomba kukuvangira muri cyagihe. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu kwegera, mubwire ngo hagacira igihe. Kebuka gato y'umubwire, utamukoze wari kumubwira uti jya hagacira igihe. Kuko muri impamvu abantu baza mu materaniro bakererewe kandi bakajya mu kazi bazindutse, no kutamenya, no kumenya icyo bari bukore umunsi, ariko ntibaha agaciro igihe bari bugikoremo. Nuvugana n'umuntu mukabana ngo turahura saa 6 zuzuye, muhure saa 6 zuzuye, igihe
niba wicariye mu rugo wibereye kuri telefone igihe ntikicaye, ubahiriza gahunda wahanye na mwene so nk'umukristo. Mwavuganye n'umuntu turahura saa 5 tujye gusenga, nimuhure saa 5 mujye gusenga. Ni umukristo ugira gahunda. Uko niba Imana dusenga ari Imana igira gahunda ku bintu byose, nawe wisenga umuntu ugira gahunda mu gihe cyawe. Niba ari igihe cya repetition, ni igihe cyo kurepeta, iki gihe ngomba kucyubahiriza. Niba ari igihe cyo kujya mu kazi, wiba umukozi ukererwa mu kazi kubera icyo ari murokora ari ukererwa mu kazi. Niba ubwiye umugabo wa mugore wa mukozi ukaba ngo ndaza kurya mu rugo saa 6, kuki uri buhagere saa 8 ari kuki uri bwice gahunda? Gerageza saa 6 uri bujye mu rugo kurya ni saa 6, cyangwa ubisobanure neza babwire ngo ndahagera saa 7:20, nyako saa 6:20. Nawe niba utegura ifunguro rya saa 6 wirigiri rya saa 8, ariko wabaye umuntu ugira gahunda, ubahiriza igihe. Menye ngo ni ifunguro rya saa 6, bana kuvuga ngo wewe muzi ko isaha zacitse ngo nibagiye mba nateguye ifunguro rya saa 6 none nkande ya saa 7 zigeze. Ubahiriza igihe. Igihe kirabe. Yesu ashimwe cyane. Iki ni igihe cyawe cyo gusenga. Iki ni igihe cyawe cyo gukorera Imana. Iri jambo turimo kuganiraho, Imana yambwiye ngo bwira abantu ku gihe, ubabwire ko cyari igihe cy'itorero cyo gukanguka. Iki ni igihe cyawe cyo gukorera Imana mu mbaraga utigeze ukoresha muri cya gihe. Iki ni igihe cyawe niba uririmba shyira mu mwete, umenye ngo iki ni igihe cyanjye cyo kuririmbira Imana. Haleluya. Niba usenga shyira mu mwete, ni igihe cyanjye cyo gusenga. Hari igihe uzaryama rimwe gusenga byakunaniye, ni ukuri, kandi ukazaba ukiriho muri icyo gihe. Icyo gihe ntabwo nshaka kuvuga igihe cy'intege nke, genda bavuga ngo nagize intege nke zo gusenga. Ushobora no kuryama arwaye umutwe pe, ukarwara umutwe ukakurya, ukajya uvugira mwami Yesu mu mutima, wumva nuvuga cyane uri bwiyongere, uburibwe buri bwiyongere. Bivuze ko rero iyo usobanukiye uraba ngo iki ni igihe cyanjye cyo gusenga, ugasenga, ndetse abakubonye usenga muri icyo gihe bakagira ngo hari wabuze ubwenge, wataye umutwe, ari kuriya abasenga aryamye, abasenga apfukamye, ariko buriya ari mu bici, ariko buriya abona ko agira ubwenge, yirirwa buri munsi asenga. Senga, iki ni igihe cyawe cyo gusenga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Akaba ari umugabo kaya umugore wanjye ubanza noneho yarasaze pe, yigize nka pasteri. Umugore wanyerirwa mu masengesho, yo umugabo wanjye urabizi yigize nk'abapasteri, yirirwa asenga. Kubera iki? Yasobanukiye ko ari igihe cyo gusenga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyawe gikoreshe neza. Niba ari igihe cyo gukorera Imana, yikorere neza. Niba ari igihe cyo gukora akazi kawe, gakore neza. Niba ari igihe cyo kuryama, menya ngo ni igihe cyo kuryama, uryame. Niba ugomba kuryama saa 1 ni saa 1. Wifata igihe cyo kuryama ngo kigire igihe cya filime, ufata igihe cyo kuryama kigire igihe cya telefone, ufata igihe cyo kuryama kigire igihe cyo kuvugisha mwene wanyu wo mu cyaro. Bye byajyaga bimbaho amasaha yo kuryama saa 9. Mwumva umukristo wa Nyagatare wiryamiye saa 1 wicuye saa 9, telefone ikabira sonye nkitaba, yewe ni mukecuru Nyagatare, ni namakuru ye ni meza, nagira ngo ngusuhuze sinagwerukaga, nurakoze Imana igumugisha. Igihe cyanjye cyo kuryama kiba igihe cyo kwitaba telefone. We urumva arakangutse, mwibuke ko abantu bakuru izo saha n'undi babicuye, n'umuntu waryamye kare izo saha bayicuye. Ntabwo njyewe David nkwiriye gufata igihe cyanjye cyo kuryama ngo nyigire igihe cya telefone. Ntabwo wowe ubwawe ukwiriye gufata igihe cyawe cyo kuryama ngo kigire igihe cya telefone. Ntukwiriye gufata igihe cyawe cyo guceceka ngo kigire igihe cyo kuvuga. Buriya hari abantu bakunda kuvuga, buri gihe aba yumva yavuga, ndetse abonye akantu yumva akavugaho, cyangwa agafotora akakohereza akagira ibyo bite byawe. Menya ko hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. N'umugabo wawe naba yacecetse ntusakuze, n'umugore wawe nawe yacecetse, maze utishere bimeze bite, utavuga bimeze bite. Ariko umenye ngo Bibiliya yaravuze ngo habaho n'igihe cyo guceceka. Nibyo cyangwa si byo? Witonde n'umucokoza ataza kuvuga, akavuga nka kera aba mu cyaro, akavuga nk'abashumba nyine. Urumva kuko nabyo birashoboka. Ushobora kumucokoza cyane kugira ngo avuge, kandi ari mu gihe cyo guceceka ukumva avuze nabi. Hari umuntu hano wigeze atwigisha kera aravuga ngo
ngo umuntu ubatse urugo w'umunyabwenge ngo numenye ibihe by'uwo bashakanye, kumenya ibyo bihe, igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka n'ibindi. Ariko reka ndavuga ngo igihe cyose wowe ugomba kukibamo, ariko ukamenya uburyo ugomba kubamo muri cyagihe n'ibyo uri bwirinde muri cyagihe. Yesu ashimwe cyane. Igihe ugiye gusenga telefone irafunguye, mukanya irabihamagaye, nihamagara reka nitaba uyu muntu, wasanga ari igitangaza Imana ikoze. Niko kera twajyaga dutekereza. Nuko reka ngire gutya, ugasanga bya bihe byawe byo gusenga urabivanze. Ntabwo igihe cyo gusenga ari igihe cyo kujya gufata umuyaga, ni igihe cyo gusenga. Kibemo neza igihe cyo gusenga. Igihe cyawe cyo kwiyiriza ubusa, ni igihe cyawe cyo kwiriza ubusa. Yiriza ubusa umenye ngo iki ni igihe cyanjye ngiye kwiriza ubusa zabana n'Imana. Haleluya. Igihe cyanjye cyo gutanga, ngomba gutanga ibi, ndatanga ibi, ndatanga ibi. Igihe cyawe cyo kuzigama, ndazigama ibi, ndazigama ibi, ndazigama ibi. Ibyo bintu byose ubimenye n'uburyo ubikora muri cyagihe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Wishaka gukora ibyaha mu gihe cyawe cy'ubukristo cyo kudakora ibyaha. Niba ari igihe cyawe cyo kubaha Imana no gukora ibyo Imana ishaka, menya ngo iki ni igihe cyanjye cyo gukora ibyo Imana ishaka, uyikorere neza. Haleluya. Uyikorere neza, ubundi utegereze ko igihe kizagera ukazajya muri cya gihe cya gatatu cyo kubaho iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Bene data rero, uyu mwanya we wumvise iri jambo, iki ni igihe cyawe kitari cy'undi muntu. Kandi reka nze nkubwire iki, tandukanya igihe cyawe n'icy'abandi bantu. Menya ngo iki ni igihe cyanjye njyenyine, ukibemo ko ari igihe cyawe wenyine cyo gukorera Imana wenyine no kuzahabwa ingororano wenyine. Niba ari mwene so wacitse intege, wikwitiranye igihe cye cyo gucika intege ngo ukitiranye n'icyawe cyangwa ubihuze. Oya, gerageza wowe. Iki ni igihe cya mwene data acitsemo intege, ariko ni igihe cyanjye cyo kwambaramo imbaraga. Womenye ko ari igihe cyawe cyo gukorera Imana. Haleluya. Tandukanye ibihe byawe n'iby'abandi. Burya nubona uryamye ukabona usinzire, ntuzagire ngo abantu bose barasinziriye. Oya, hari abari maso. Kandi nubona uri maso, ntuzagire ngo abantu bose bari maso. Nubona ugenda, ntuzagire ngo abantu bose baragenda. Nunabona uryamye, ntuzagire ngo abantu bose bararyamye. Igihe cyawe, igihe ubamo gitandukanye n'icy'abandi, n'igihe abandi barimo gitandukanye n'icyawe. Niyo mpamvu cya gihe cyawe uba ukwiye kugiha agaciro. Yesu ashimwe cyane. Iki rero ni igihe cyawe ushobore gukorera Imana mu gihe cyawe, ushobore kubaha Imana mu gihe cyawe, kuko nibyo Imana izakwibukiraho ibyo wakoze muri cya gihe, ibyo wakoze muri iki gihe. Imana izibuka imirimo wakoze muri iki gihe. Imana izibuka indirimbo waririmbaga muri iki gihe. Imana izibuka amaturo watuye muri iki gihe. Imana izibuka amasengesho wasenze muri iki gihe. Imana izibuka impuhwe wagiriye abandi muri iki gihe. Imana izibuka umukene cyangwa umushonje wagahuriye muri iki gihe. Imana izibuka impuhwe n'ubuntu wagiriye abandi bantu muri iki gihe, mu gihe wari uri muri ubuzima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero irinde muri byose, witwararike, uha agaciro igihe, ukirinde. Iki ni igihe cyawe cyo gukorera Imana. Genzura ibintu ukora muri iki gihe, mu buzima urimo bwawe muri iki gihe. Ni ibiki ukora muri iki gihe, ni ibiki ukorera abandi muri iki gihe, ni ibiki ubwira abandi muri iki gihe, ni ibiki ukorera Imana muri iki gihe, ni ibiki ushaka muri iki gihe, ni ibiki ugambiriye muri iki gihe. Ufite gahunda ki muri iki gihe? Ufite iyihe mishinga muri iki gihe? Gerageza utekereze ku bintu ugambiriye muri iki gihe, kandi niba upanga ibidahesha Imana icyubahiro, byihorere, ukomeze umurongo mwiza wo gutegura ibyiza muri iki gihe. Haleluya. Imana iragushyigikiye mu gihe cyawe, n'ibyo ugambiriye muri icyo gihe byiza ugomba gukora. We kwemerera Satani ko agukoresha muri iki gihe, we kwemerera abadayimoni kubindira yabo ngo bagukoreshe muri iki gihe. Emerera umwuka wera w'Imana abane nawe kandi agukoreshe muri iki gihe. Tekereza, igenzure, isuzume, wibaze ngo ni ibiki ndimo gukora muri iki gihe, ni ibiki ndimo gukora muri iki gihe.
n'ibiki ndimo gukora mu itorero muri iki gihe, n'ibiki ndimo gukora mu murimo w'Imana muri iki gihe. Hari igihe wicara Satani erega nta torero ugira, ubundi se ugira aho usengera, ubundi Satani akati se ubundi ubona mu ntege nke zawe wakora iki? Ariko reka nze mbwire, iki ni igihe wowe n'Imana mufitanye gahunda, wikivangamo gahunda za Satani. Yesu ashimwe cyane. Mwarebonye umuntu afitanye n'undi gahunda, wavuganye n'umuntu ngo turahura saa sita, ukumva telefone yaguhamagaye ko nagushakaga gatoya, ugahita ujya muri gahunda y'undi muntu, ukica gahunda y'undi muntu. Ufitanye gahunda n'Imana yonyine yo mu ijuru, wivangamo gahunda ya Satani. Muri gahunda yawe na Yesu mu masezerano mwagiranye yo kumwubaha no kumukorera, wivanga, wishyiramo ibindi bintu. Haleluya. Imana tugire neza. Twari turi ku ijambo rifite intego nziza ikomeye ivuga ngo iki ni igihe cyawe. Haleluya. Ni igihe cyawe ngo Imana igutabare, ni n'igihe cyawe ngo Imana ikurwanirire, ni n'igihe cyawe cyo gusubizwa, ni n'igihe cyawe cyo kugira ngo Imana ikwagure mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, n'igihe cyawe kugira ngo Imana isohoze ibyagusezeranije. Ni igihe cyawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge Imana muri umwanya, twinginga Imana muri iki gihe cyawe. Unatekereza n'ibiki urimo gukora muri iki gihe, n'ibiki upanga muri iki gihe, ni izihe ngeso zikuranga muri iki gihe, ni ibihe bitekerezo ufite muri iki gihe, ni izihe gahunda ufite muri iki gihe. Muri iki gihe urabeshya, muri iki gihe uriba, muri iki gihe uririrwa mu ngeso mbi zidahesha Imana icyubahiro. Ariko bwira Yesu, mubwire ngo mbabarira ibyaha ndimo gukora muri iki gihe. Bisemo kwihana, bisemo kukugarukira, ndashaka gukora ibyiza muri iki gihe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gukiranuka, ndashaka gutungana muri iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Amaraso yawe mukiza niyo yoza ibyaha twakoze, waviriye ku musaraba ubwo wapfaga mwami Yesu, nari uwo gucirwa w'iteka, kuko nari mbashije kwizera mwami wanjye, mwami nyogesha ayo maraso kugira ngo tuganirika nageza neza uruhu na Yesu, neza neza uruhu, ananyogesha nyogesha amaraso wavuye kugira ngo tuganirika nageza neza uruhu, ana yanjye neza neza uruhu, nanyogesha nyogesha amaraso wavuye kugira ngo tuganirika. Haleluya. Bwira Yesu akweza gutunganye, akubabarira ingeso mbi wagize muri iki gihe. Reka duhaguruke kugira ngo dusenge Imana, tubwire umwami w'abami, tubwire umwami Yesu ngo mwami, muri iki gihe nararangaye, muri iki gihe nacitse intege, muri iki gihe bihagaze gutya, ariko muri iki gihe ngirira impuhwe, ngirira imbabazi. Muri iki gihe sinashoboye kugukorera, muri iki gihe sinagutuye amaturo ashyitse, muri iki gihe sinagutuye 1/10 gishyitse, muri iki gihe sinakoze umurimo wako bikwiriye Mana, ariko mbabarira
ikindi ufata ingamba z'iki gihe. Bwira Imana ngo mfashe icyemezo muri iki gihe, icyemezo mfashe nicyo kugukorera muri iki gihe, icyemezo mfashe nicyo gukomeza kukubaha muri iki gihe, icyemezo mfashe nicyo gukomeza kugusenga muri iki gihe, icyemezo mfashe nicyo kudasubira inyuma muri iki gihe. Haleluya. Reka buri muntu wese azamura ijwi ryasenga Imana ukurikije ibihe ubayemo, ukurikije igihe urimo gucamo, utekereza uburyo wakoresheje igihe, ariko uzirikane ko igihe cyose usigaranye ukegure Kristo Umwami kugira ngo akikuyoboremo. Reka dusenge, ubwire Imana ikweze, Imana ikubabarire ibyaha wakoze muri iki gihe, kandi ntuzongere gukora ibyo byaha muri iki gihe. Umenye ko ngiye mu gihe cyo gukora ibyiza, mu gihe cyo kwera imbuto, mu gihe cyo gukiranukira Imana. Dusenge. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye waturinze mu gihe cyatambutse, turagushimiye wowe ukiturinze muri iki gihe, turagushimira imigambi myiza dufiteho. Ijambo ryawe ryavuze ko ikintu cyose kigira igihe cyacyo, kandi ryatubwiye ngo iki ni cyo gihe cyacu, iki ni cyo gihe cy'abagabo bari hano bumvise iri jambo, cy'abagore, cy'abasore n'abakobwa. Nicyo gihe cyabo cyo kubona ukuboko kwawe Imana, nicyo gihe cyabo cyo kubona imbaraga zawe, nicyo gihe cyabo cyo kuva mu byaha, nicyo gihe cyabo cyo kuva mu ngeso mbi, nicyo gihe cyabo cyo kwihana, nicyo gihe cyabo cyo guhinduka, nicyo gihe cyabo cyo kureka ingeso mbi. Mwami, iki nicyo gihe. Nsengeye buri mwana wawe wese wakirira ijambo, Mana ubagirire imbabazi, ubahe kureka ibyaha, ubahe kureka ingeso mbi, ubahe guhinduka, ubahe kuba ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Bagirirwe neza nawe Mana, babone imbaraga zawe, babone ukuboko kwawe, babone ineza yawe Mana, babone imbaraga zawe, babone kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gihe bakora ibyiza, muri iki gihe bakubahe, muri iki gihe bagukunde, muri iki gihe bagukiranukire, muri iki gihe Mana ubayobore, bayoborwe nawe, be kuyoborwa n'amarangamutima yabo muri iki gihe, be kuyoborwa na kamere zabo muri iki gihe, ahubwo bayoborwe n'imbaraga z'umwuka wawe wera. Izina rya Yesu basaba imbaraga zawe Mana. Data, baha imbaraga z'umwuka wera, baha imbaraga z'umwuka wera. Dusabye imbaraga muri iki gihe, igihe kigoye, igihe kiruhije, igihe kigoye abatuye isi. Iki gihe Mana girira neza abana bawe, gira neza itorero, kigihe suku ubyutse mu mitima y'abantu. Kigihe Mana gira neza abakristo, gira neza abakwemera, babone imbaraga zawe, babone ukuboko kwawe Data, bakubone muri iki gihe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, barwanire muri iki gihe, rwanye barwanya muri iki gihe. Urakoze Mwami Yesu. Reka dukomeze dusengera ibyifuzo. Zamura ijwi ryawe niba ufite icyifuzo kibwira Imana. Dukomeze gusenga Imana. Niba hari ikibazo ufite, ikigeragezo ufite, kibwira Umwami Yesu. Ingingo Umwami w'abami. Komeza usenge ubwira Imana ishobora byose. Muri iki gihe Imana ikurwanirire, muri iki gihe Imana ikwibuke, muri iki gihe Imana igutabare, muri iki gihe Imana ikurengere, muri iki gihe Imana ikwambika imbaraga, muri iki gihe Imana iguhanagura amarira, muri iki gihe Imana igukiza agahinda, muri iki gihe Imana irwanya ibyakurwanyaga, muri iki gihe Imana irengera urugo rwawe, muri iki gihe Imana irengera umugabo wawe, umugore wawe, abana bawe, ababyeyi bawe, abavandimwe bawe. Muri iki gihe kiri igihe cyo kugendererwa n'Imana, kiri igihe ukwiye kwinginga Umwami w'abami. Azamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe winginga Umwami w'abami, winginga Imana ikomeye, winginga Imana ishobora byose, igira icyo ikora muri iki gihe. Mana, ndasengera abana bawe, bagire neza Mana Data muri iki gihe, barwanire Mana muri iki gihe. Rwanya ibyabarwanyaga muri ubuzima, buza amahoro ibyababuzaga amahoro, hagurukira ibyabahagurukiye muri iki gihe. Ibirwanya ingo zabo, ibirwanya imiryango yabo, ibibarwanya ngo batinjira mu masezerano, ibibarwanya ngo badakorera Imana muri iki gihe, ibibarwanya ngo badatera imbere muri iki gihe, ibibasubiza inyuma muri iki gihe, ibibaca intege muri iki gihe, ibyo byose ndabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ibituma amasezerano yabo adasohora muri iki gihe, ibituma badakira indwara, ibituma batabohoka, ibituma batishima muri iki gihe, ibyo byose ndabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Izina rifite imbaraga, izina rifite ubushobozi. Kiri igihe cyawe Mana, kiri igihe cy'Imana, kiri igihe cyawe Kristo, kiri igihe cyawe Mwuka Wera. Ugenderere itorero ryawe, ugenderere aba bana bawe, ugenderere ubwoko bwawe. N'igihe ugenderere ingo, ugenderere imiryango mu izina rya Yesu Kristo. N'igihe urwanirira aba bantu,
nirukanye ibyabarwanyaga, nirukanye imbaraga z'abarozi, nirukanye imbaraga z'abarozi, nirukanye inzozi z'abadayimoni, nirukanye imbaraga z'umwijima zabarwanyaga muri iki gihe mu izina rya Yesu. Nirukanye buri mwuka wa Satani, imitego y'abadayimoni, ibyo Satani yari abateze mu kindi gihe bitesheje agaciro, ndabyirukanye, byohereje ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Mana, genderera aba bantu, genderera ubuzima bwabo muri iki gihe, genderera imibereho yabo muri iki gihe. Mana, batabare muri iki gihe, babone imbaraga zawe Yesu, babone ukuboko kwawe, babone kugira neza kwawe Mana, bakubone mu bibazo bari bafite, babone ubutabazi bwawe, bakubone mu ngorane zose bacagamo. Mana, baramburire ukuboko kwawe, babone ukuboko kw'Imana muri iki gihe, babone ubutabazi buvuye mu ijuru muri iki gihe mu izina rya Yesu Kristo. Babone amasezerano basezeranije muri iki gihe. Oh, haleluya Yesu. Mwami, habwa icyubahiro. Mana, himbazwa uje kongera kutwereka muri iki gihe ko hari ibyo uje kongera gukora muri iki gihe, ko hari imirimo n'ibitangaza uje gukora muri iki gihe. Wasanteye Data, tugukomeye mu mashyi tugushimira kuko uri Imana nyir'ibihe, uri Imana nyir'ibihe. Ayo mashyi ni ayawe nyir'ibihe, ayo mashyi ni ayawe Mwami Yesu, ayo mashyi ni ayawe Mwuka Wera, wagize neza Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ugize neza Mana yacu, ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe Mana, igaragaze nanone muri iki gihe. Urakoze Mana yacu, urakoze Mana yacu. Numva Imana ibwira kubabwira ngo iki ni igihe mugiye kongera kubona imirimo y'Imana. Buri muntu wese uri hano umvira ijambo, ugiye kongera kubona imirimo Imana igiye gukora ku buzima bwawe muri iki gihe, ntabwo ari ikindi gihe. Muri iki gihe Imana igiye kugusura bundi bushya. Hari abantu Imana igiye gusura mu nzozi, mwiyerekwa. Hari abantu Imana igiye kugera mu kazi kabo muri iki gihe. Numva Imana ibwira ngo Imana irakugendereye muri iki gihe, Imana igendereye itorero ryayo muri iki gihe, Imana igendereye igihugu muri iki gihe, Imana igendereye imiryango muri iki gihe. Hari ibyo Imana ije gukora. Kiri igihe cyo kugendererwa n'Imana, ni igihe cyo kubona Imana mu buzima bwawe uburyo utigeze kuyibona. Ni igihe cyo kumva Imana mu mibereho yawe mu buryo utigeze kuyumva. Ni igihe cyo kubona Imana mu byo ukora byose mu gihe utigeze kuyibona mu bindi bihe. Ibihe byatambutse wabonye abantu, hari n'ibintu urimo kubona muri iki gihe bikagucanga, bikagushobera, ariko numva Imana ibwira ngo ugiye kuyibona. Haleluya, ugiye kuyibona, ugiye kuyibona. Igiye guseruka uyibone mu buzima bwawe, igiye guseruka uyibone. Hari ibintu byari biri imbere yawe Imana igiye gukuraho, n'ibyatuma utabona Imana igiye kubikuraho, ibyatuma utabona imbaraga zayo igiye kubikuraho, kugira ngo ubone imbaraga zayo n'ukuboko kwayo. Ibyatuma utishima, ibyo byari bisengereje ubuzima bwawe, hari ibintu Imana igiye gukuraho muri iki gihe. Hari ibintu Imana ije gukuraho ku buzima bwawe muri iki gihe. Urakoze Mana kubwira ijambo ry'ubuhanuzi. Urakoze Mana, turagushimiye kuri Imana yumva gusenga, kuri Imana isubiza, kuri Imana yakira ibyifuzo byacu. Turagushimiye Data, ikuzo n'icyubahiro ni ibyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.